ni inkuru tugiye kugarukaho, inkuru nziza cyane yashimishije abantu benshi. Babonye inkuru y'umukobwa wiga ahetse murumuna we hano mu karere ka Gicumbi, mu murenge wa Rukoma, akagari ka Munyinya. Umugabo yitwa Stratoni Mureramanzi, ubwo yarwajije umugore we kanseri bikarangira apfuye, akamusigira abana, agatangira kugoka abarira. Hanyuma mukuru wabo akajya ku ishuri ahetse akana gatoya mu mugongo. Inkuru yayishengura imitima y'abantu. Uyu munsi amateka yamaze guhinduka kandi mu buryo burambye bw'igihe kirekire, ubwo akarere cyangwa se leta yinjiye mu buzima bwabo, hanyuma n'andi mahirwe agahita akubitiraho yuko uyu mugabo yashatse uwitwa Musabye Umuremyi Sharitine, yitwa Musabye Umuremyi Sharitine. Ni umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 26, yamaze kwihebera cyangwa se gukunda Stratoni Mureramanzi ngo bibanire. Ni nyuma y'uko rero yamukunze nta kintu na kimwe ashingiyeho cyangwa se afite, bakajya no mu murenge bakanasezerana imbere y'Imana. Ibyo byose bibaye mu gihe gito cyane, amenyekanye kitageze no mu kwezi. Ngo Stratoni yabwiye uyu Mureramanzi Sharitine ko ubuzima bwe byamubayeho. Sharitine amubwira ati ndindira bitekerezeho. Abimbwa ari kuwa kabiri, ngo kundi wa kabiri arabimwemera ati reka twibanire, ngo amwemerera nta kintu na kimwe afite. Hanyuma nyuma leta iza kuzasanga Stratoni, akarere kahindurira ubuzima uyu muryango, dore ko bamuhaye inka ndetse n'ibindi bintu bitandukanye yagiye aterwa inkunga n'abandi bantu. Gusa akarere kihanangirije Stratoni ko adakwiriye gukomeza kujya mu mbuga nkoranyambaga gutanga ibiganiro n'iki, kubera ko hari ubuzima bamuhinduriye nk'akarere, bakamuha inka ndetse n'ibindi bintu bishobora kuba byabafasha gukomeza mu muryango. Ubu umuryango wamaze kubakwa kandi wamaze guhabwa ibintu byawufasha gukomeza mu buryo burambye, harimo inka ndetse n'ibindi bitandukanye, cyane ko habonetse nanone umukobwa wikundiye uyu mugabo, nta kindi kintu ashingiyeho, ahubwo ari urukundo rufite igisobanuro rwose, urukundo nyarwo. Ibi byose by'inka n'ibiki byose byabaye nyuma y'uko uyu mukobwa Musabye Umuremyi Sharitine w'imyaka 26 yiyemeje kuba yashyingiranwa n'uyu mugabo Stratoni Mureramanzi. Uwa mukobwa wiga ahetse undi bamuruhuye umutwaro, barimo kwiga nta kibazo, kandi nawe yahawe amashimwe yuko yabaye umukobwa w'intwari. Burya ngo uyu mwana yatagukijije ashobora kugukiza, ngo umwana burya ni impano ikomoka ku Mana. Kaya nguko rero subscribe, like, hanyuma n'ibiganiro byabasha kuba byakugeraho ku gihe. Fasha wanjye turi kumwe aha, ndabashimiye. Imana ibaha umugisha aho bakuye, Imana izabakubira inshuro nyinshi, kandi mu byo bazajya basaba Imana byose izajya ibibaha kuko bafite umutima w'urukundo. Ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi bwishimiye ubu bukwe bwabereye muri Munyinya tariki ya 1 Ugushyingo 2025, buvuga ko ari urugero rwiza rw'ubumuntu n'urukundo rutagamije inyungu. Ubu Stratoni na Sharitine bahawe inka muri gahunda ya gira inka munyarwanda, nk'igihamya cy'uko urugo rushya rugomba kuba urwahebuje mu rukundo no mu iterambere. Bwaduhaye n'inka, ntago nabasha kubona ifumbire. Ubu ifumbire rwose ubu natangiye kuyibona mu minsi mike, ndaba ntabira ibijumba n'ibishyimbo tukaduhinga n'ibindi tubashije gukora. Ubu ndumva rwose nishimye kuba nicaranye n'umudamu wanjye, ndumva rwose hari intera nazamutsemo. Kuri ubu uyu muryango ushyize imbere iterambere n'imibereho myiza y'abana. Ni iterambere ry'urugo, kurera abana bacu bagakura bakiga neza, mbese nyine tukaba urugo ntangarugero mu gusenga no mu kubana neza n'abaturanyi, tugafatikanya tukarera n'abana
ubundi tukagera ku iterambere. Emmanuel Nzabonimpa umuyobozi w'akarere ka Gicumbi yishimiye cyane ubu bukwe bwa Straton na Chartine, abwita igisubizo kirambye ku bibazo byari bihangayikishije umuryango nyuma yo kubura umufasha wa mbere. No kubanza kubashimira nk'abishingiro ko mwatubereye ijisho mu tugaragariza ikibazo, ariko none nk'uko umukuru w'igihugu bidutoza ni byiza ko dushyigikira abaturage bacu. Nyuma yo gusesengura rero ibibazo bitandukanye umuryango wagize, ndavuga umuryango wa Muriramanzi Straton, nyuma yo kubura umugore agasiga abana batoya barimo w'imyaka 2 n'amezi 7 wajyanwaga ku ishuri na mukuru w'imyaka 15, twumvise rero ko agomba kugira igikorwa nk'akarere mu kubungana nk'uko twabisezeranyije, nk'uko mwamusuye. Kimwe mu bisubizo umuryango wa Straton tubwiye byari uko yari muri gahunda yo gushaka umufasha wamufasha no kurera abana, kandi turashima ko imbere y'amategeko ndetse n'imbere y'Imana basezeranye byemewe n'amategeko. Tugomba rero ko uru rugo rushya ruzafatanya nk'uko babyumvikanye mu kurera no gukomeza kubaka umuryango. Ikindi rero nkatwe n'ubundi nk'uko twakomeje gukurikirana umuryango mu kuvuza umubyeyi watabarutse n'ibindi, twabonye ari ngombwa ko agira ibindi byiyongeraho. Niyo mpamvu twatekereje kumugenera inka. Ni inka muri gahunda ya gira inka, ariko ni inka yaguzwe n'ubundi ku nkunga n'abafatanyabikorwa turimushyikiriza, ariko hazamo n'ibindi tuzakomeza no gufatanya kugira ngo turebe ko umuturage wacu abayeho neza. Abari abana bombi bakomeje kwiga, tuzakomeza kubakurikirana nk'ubuyobozi birumvikana no kubafasha ku bindi byakenerwa. Yakomeje asaba Straton kwirinda bamwe mu bashobora gukomeza kumukoresha mu nyungu zabo bwite byitwa ko bamutabariza, akaba agomba no kubyigiraho kwifasha ahereye ku bufasha azakomeza guhabwa. Ariko nawe tumushishikariza kwifasha kuko turabizi ko hari indi mirimo yakoraga, ariko n'icyo ngicyo akagikangukaho kugira ngo abantu batazamukoresha ibibyara inyungu zabo kurusha. Rero hagize ikibazo twamushishikariza kwegera ubuyobozi kurusha kwegera abayutubers, abandi babonye inkuru mwakoze bakaba bashaka kubibyaza umusaruro. Numva aricyo namushishikariza by'umwihariko, gusa no kubifuriza kugira urugo rwiza, kugira ubwumvikane mu kubaka urugo rwabo n'ahazaza habo, ariko by'umwihariko no kubyaza umusaruro iyi nka tumuhaye, ndetse n'ubundi bufasha rwose tutagiye kwirwa tumugira ahangaha. Hari mahirwe hari igihugu cyashyizeho. Abaturanyi b'uyu muryango bavuga ko ubu urugo rwa Straton rwahindutse mu buryo bugaragara. Umwana w'imfura asigaye ajya ku ishuri atuje, ubu ntaherutse guheka muri umuna we. Mu rugo harumvikana urukundo, aho mbere humvikanaga amarira n'agahinda. Impamvu baheraho bashima Christine wemeye kubakana urukundo na Straton. Turamushimiye cyane kuko wumvishe nk'abana uburyo biga, n'ura wa mbere kuntu yahekaga umwana akavuga ati reka nze numve ko nazajya nza gufasha uyu mwana bakayibona ukuntu bazamuka. Ni ibintu ubikuruye nawe wumva ko bitaba hari kuri wa mudamu. Turamushimira, yagize uruhare rukomeye cyane kuba yaza kwicarana nabo akabarira. Ikintu nashimira uyu Chartine, urebye ibyo yitanze nk'umuntu uje kureba abana nk'abana be. Turamushimira ibyo yitanze, atitaye ngo ni umukobwa ngo ategereje kuba yashaka umusore akaza gufasha uyu mugabo kureba bano bana. Turamushimiye cyane, Imana izamuha umugisha. Ubu buzima bushya Straton na Chartine batangiye ni intangiriro y'urugendo rushya rwuzuye icyizere n'amahoro, batubakiye ku mutungo cyangwa se ibintu bigaragara, ahubwo bubakiye ku rukundo rutarondorwa n'amafaranga, urukundo rusubiza ibyiringiro mu mitima yari yaracitse intege.